Reka dukomeze n'igice cyacu gikurikiyeho cya kabiri cy'uyu munsi. Ariko mwibuke neza ko bushize twasize Daniel yaje afite akabox mu ntoki ari kugerageza ko ashoboye koze nga propose Alejandra kugira ngo arebe ko byibuze yakongera agasubirana umutima wiwe kubera ko yari yaramubabaje mu by'ukuri. Ibyatinze yaje afite akabox mu ntoki. Alejandra nawe ibyo yararimo byose ahise bireka abivamo aza asatira Daniel. Yaramubwiye ati se mu by'ukuri iyo box ufite ni iki? Daniel yaramwitegereje aramubwira ati iyi box ni imwe ubushize wari wataye hara mu myanda narayifashe ndayibika. Kandi mwibuke neza yuko Alejandra aza kuza kureba Daniel akazasanga ari kumwe n'undi mukobwa yaje afite box yari afite yayikubise mu myanda. Alejandra aramubwira ati se ibyo ngibyo uri kuzana bisobanuye iki? Aramubwira ati rwose ndagira ngo twongere dusubirane kandi tumerane neza cyane. Yaramusobanuriye aramubwira ati ko ngenda bize neza ko ufite umuntu mukundana. Daniel aravuga ati kuba dukundana byararangiye ntabwo bikirimo. Ati suro urabona wakora iki gihe kindi kugira ngo utandukane n'uriya mukobwa. Daniel aravuga ati icyo wansaba cyose nagikora kuko rwose uriya mukobwa amaze kongera ahanga rwose uriya nta muntu urimo. Alejandra yaramwitegereje aramubwira ati ngenda cyafite ubwoba bwinshi cyane ko wakongera ukambabaza nk'uko wambabajije ubushize. Undi nawe ati mbabarira rwose mu by'ukuri ntabwo nabikora ubu narisubiyeho kandi nabaye umuntu w'umugabo. Alejandra aramubwira ati mfite igihe kinini cyo kwitekerezaho rero ntabwo byapfa gushoboka. Daniel yakoze ubwabaga rwose kugira ngo atakambare ko Alejandra yamukunda. Agerageza ko ashobora kose ngamutera injuga arebe ariko biranga by'ubusa. Umeza kwasaba ukanda subscribe kugira ngo mujye mubona udufilme twiza nk'utu ngutu. Daniel yabonye nta bundi buryo yabikoramo. Alejandra rwose nuko nguko yasigaye aho ngaho. Batugariye hakuno batwika rwose wa mugore bita Damarisi ari kumwe amayoga ari kumwe na Paul. Akomeza kubwira Paul amubwira ati kuze kujya utari gutayo ngo nawe umwe tubikore neza fresh. Ati kubundi wari uzi n'ikindi? Paul aramubwira ati rwose se ndi kubona rwose kunywa cyane atari ngombwa cyane none ndibona gutwara ndi kubona atari ngombwa cyane. Ari nako Paul akomeje kugenda namubwira ati rero wowe rwose stress zose ufite rwose umwirenze kumare. Umukobwa aramubwira ati se base byibuze ikintu mfite wakinkemurira. Undi ati ikibazo ufite kihe ngo nyigukemurire. Umugore yaramurebye aramubwira ati ndi kubona utangiye kureba n'ubwoba ariko mu by'ukuri nzewe nzi neza ko uri umusore w'ibogari byose wabinkemurira. Ndashaka kubagirwa Daniel ese kuko wabanza ukabinyemerera uri singo ngo nkwereke utuntu twikorera. Ibyatinze se afata umunga atangira kumusoma ati ndagira ngo nsobanurire neza please musore mwiza Paul uri singo. Umusore aramubwira ati ngiye rwose ndi singo kandi se nigize nanigira n'umugore ndacyari umusore. Yaramwegere kugira ngo bagire ibintu bakurikirana ariko umusaba kugira ngo baryamane. Yese avuga ati barampamagaye kuri telefone. Muri uwo mwanya yahise yitaba telefone ariko ubona ko umugore bitamushimishije. Akimara kwitaba telefone yumvishije ari Daniel. Daniel yaramubwiye ati gira vuba vuba uzansange hano mu nzu. Ibyo akazi nagutumye ndabizi neza ngo wagasoje ndabizi by'ingenzi byo kumenya wabimenye banguka. Mu by'ukuri uyu mugore ntago aramenya neza yuko kanga kari agatego bamuteze. Muri ako kanya se amubwira ati rero Daniel muri akanya arankeneye kandi arankeneye cyane. Undi aramubwira ati se yagukeneye iki ni gutakura arakure arenze ngewe. Undi atarankeneye cyane kandi dufite byinshi byo kuganira. Ati atoke nta kibazo no naribi tugende no tunajyaneyo unangeze no mu rugo nta kibazo. Ntibyatinze ari nako rwose yahise amubwira ati nta kibazo no reka tugende ariko nako rwose umugore amayoga yanyweye yayahaze. Daniel rwose bisa nkaho ko rwose mwibuke neza ko yari umutego yateze umugore kugira ngo amenye se kuko umugore we yakwitwara gute aramutse amenye neza ko umugabo we nta mafaranga afite kuko yanze neza ko bashakana cyangwa ko amwambika impeta ya fiançaye ngo kubera ko Daniel yakenye nabiki nta mafaranga afite. Daniel ariko akomeje kugenda baravuga ati ko se kubiki mu by'ukuri nahise muri amugore mubi kandi mwibuke neza ko yanze Alejandra agukunda rwose ino karashika. Nkomeza kubwira ngo mujye muhitemo neza cyane kugira ngo rwose urukundo rwanyu ruzabe urukundo rw'ukuri. Daniel yaraje ari nako rwose batwiritse Damarisi yaje yazihaze ku rwego ruri hejuru. Akimara kugera mu rugo Daniel aramubwira ati ko se wasinze wanyweye amayoga. Undi aramubwira ati ntayanywereka cyane rwose kubona nanyweye sinini ikibazo kinabirimo. Ati rwose kuko namaze kubona wowe uringirwa mugabo. Yatangiye kumutuka. Undi ati se urantukira iki? Ati se utekereza neza kuko ndi gushaka igisubizo nk'iki ngiki aho kugira ngo nawe byibuze umfashe kugira ngo tubikorane neza uri kwirwa yuha amayoga. Undi aramubwira ati se ko nzi ko n'amafaranga ugifite ndi gushakana n'abantu bafite amafaranga menshi cyane. Gusa yarataramenya ukuri. Daniel aramubwira ati Paul kuko ni wowe uri kumpemukira ugafata umugore wanjye ukajya kumumwesha amayoga. Paul arabihakana. Gusa ariko umugore aramubwira ati uyu niwe mugabo w'ukuri w'umugabo wa nyawe wemera gusangira nanjye amayoga. Basi batwereka Alejandra yasohotse muri office. Akimara kuyisohokamo yaraje arahageze araza aravuga ati se boss ko nari ngukeneye se. Daniel yaramurebye aya nako rwose wa mugore atangiye kumubwira ati se mukobwa mwiza se ati koko uracyakunda Daniel. Gusa atangiye kumubwira nabi. Daniel aravuga ati wimvugira umukobwa nabi.
umukobwa Damaris aravuga ati ariko se ko mbizi neza ko umukunda cyane, uriya mukobwa gukunda cyane, wakwemeye ubundi mugahuza neza. Umugore yaravuze ngo Alejandra mwibuka amagambo yamubwiye, yaravuze ati umugore weshaka gukomeza kugenda umbwira nawe cyangwa ushaka kukunyikana nco ko wishakiye, nawe ndakuzi nzi byawe byose. Ati ndabizi neza ko ukunda Daniel n'umutima wawe wose, rero niba umukeneye mwahuza mukanabikurikirana mukanaryamana, dore ko rwose sigari no ku rwego nk'urwawe rwose musigiye mwese muciriritse. Yarabasibye bose arabasiba, atangira kubabwira amagambo adakwiriye. Gusa Alejandra aramubwira ati nge ntago ariko ngenda wa mugore we, nge mfite uko ngenda kandi mfite nuko mbayeho. Hari nako umugore akomeje kugenda batuka ababwira ati rero Daniel wowe komeza ugume muri mu buzima bwawe bwa wenyine, niboneye umusore ufite ibiceri byinshi cyane, ngomba kubana ndetse kandi tukabana twishimye, wowe warakennye nta kintu na kimwe uriho. Yo nagahinda kubona umugore wawe akomeza kugufata uko nguko kandi mwarahoze mufite amafaranga. Daniel yarabyumvishije aramubwira ati none cyamba cyiza nuko wamvira mu rugo bakagutwara bakagenda. Umugore Damaris yese abwira Paul aramubwira ati se bibaye byiza nagwa nkuranga tukagenda. Paul aramubwira ati humura rwose nta kibazo, reka tuvanga aha twigendere. Kumwibuke neza ko yaramaze no kumwemera yuko noneho bari bunaryamane bakagira ibintu bakurikirana. Uyu mugore akunda maraha, nkomeza kubabwira ngo mujye mukundana urukundo rwanyarwo kandi rukwiriye. Aya namamvu nkomeza kubabwira ngo zino nzoga z'ibyuma zaraciwe, ngo gukomeza kugenda muziyahoza ko zino nzoga nta keza kazo. Akenshi mwamukunze kubona abantu zishe cyane, abandi zikabahindura paralize n'iki. Rero ntabwo byemewe, zaciwe rwose. Tumwe rwose inzoga zifite ubuziranenge. Muri uwo mwanya Alejandra rero amaze gutegereza neza ko Daniel aramubwira ati uretse kugenda gato, yaramubwira ati ngwino mwerekana tujyana. Igihe abangaba bagiye gufungura ikirahure cy'imodoka, Daniel yabwiye Paul aramubwira ati mpereza imfunguzo z'imodoka yanjye. Umugore yarabyitegereje. Daniel nuza Paul nawe nta kundi yari bubigenze, yahise afata ku ntake y'imodoka arayimuhereza. Akimara kwimereza kumwibuka neza ko yamuhaye mupangu neza ko bamara gukora akazi neza azamuhereza amafaranga. Umugore yamubwira ati sibyo ndi kubona niki, iya ku ntake y'imodoka niye. Ntibyatinze Daniel yaramubwira ati reko naka nagatego maze igihe kinini naguteze kugira ngo manze menye neza yuko twabana mu bibi no mu byiza. Rero y'uno mupangu nta kintu na kimwe cyanjye nigize mbura. Rero ibyawe byarangiye, ntago nkeneye kongera kubana nawe, sigimukeneye ndetse kandi sina nagushaka. Yarabirebye aravuga ati we ntago bishoboka. Se Daniel kushobora kwemera kunkora ibintu nk'ibi ngibi. Daniel aramubwira ati amagambo mfite menshi yo kuvugana nawe, genda. Nakwambitse impeta urabyanga kubera ko umaze kubona ko nta mafaranga mfite. Ubwo rero wowe ntago ari umugore wanjye dukwiranye. Daniel yahise afunga urugi. Akimara kurufunga Paul aravuga ati Daniel wifunga. Nawe zamwumiyeho. Yaraje no kugira ngo asobanurire umugore. Umugore aramubwira ati ariko se kuki wambeshye ukigira umuntu uraho ngo ibintu bimeze biti. Paul aramubwira ati reka no kana akazi bampereje kugira ngo rwose nibonere ibiceri, rero nge ntago ndi umunyamafaranga ndi umukene ndaho ngaho. Ibyatinze umugore yahise amutimbura urushyi rwa danger tanamubwira ati n'undi munsi wa gasore ntuzongere no kumenyera. Paul ako kanya nabiririyemo n'inki nyinshi cyane abura uko yabigenza. Ariko bakomeje kutwereka hano Daniel akomeje gusaba Alejandra amubwira ati Alejandra please, mbabara please, ntabwo maze kubona ko tumaje gutandukana. Ari nako Paul akomeje kugenda akomanga ku rugi cyane avuga ati Daniel fungura. Ibyatinze Paul yahise asunika urugeza yikora ku matama avuga ati barampaye. Ari nako Alejandra akomeje kubwira Daniel amubwira ati rero kuba bikoze yego ndabyumva, ariko nta gisubizo mfite hanga cyo kuba nagusobanurira. Kandi Daniel ibi byose ari kubikora kugira ngo byibuze yereka Alejandra akamukunda ndetse karakakeneye ko babana, kuko yaramaze kubona Alejandra afite discipline. Alejandra yamusabye ati rero sinyahanga hanjye ndagukeneye. Gusa Paul akimara kuza yabwiye boss we Daniel aramubwira ati rero bitewe n'iki nkubiswe amafaranga twemeranyije urayakuba kabiri. Undi aramubwira ati ko waremeye ko dukorana akazi wari wizeye neza n'ingaruka zose zari kuba zabizamo. Paul yarabyumvise umvugo aba boss ko yarakore amafaranga ntabwo bivuze ko yapfa kwaterera inyoni gutya ngo apfe kuguhereza ngo niki reka. Daniel yahise asinya kubera ko Alejandra ni umukozi wiwe. Ari nako Alejandra yahise avuga ati noneho ntari biduhuze ubutaha. Bakunda abakobwa babiyubahanaganwa kugira ngo abwanuke. Agira ati gusa muri uwo mwanya Paul aramubwira ati noneho nta kibazo, noneho wanyishyura. Daniel yashate akora mu ikota akuramo telefone yiwe aravuga ati nta kibazo y'urushyo cyo kukwishyura rwose, nta n'ikibazo kinabirimo. Subscribe yawe irakenewe kandi nyaboneka kugira ngo ujye ubona udufilime nk'utungutu twiza. Hari filime nyinshi cyane kandi uzajya uzibona buri munsi. Byatinze yese amubwira ati se mbere ko ngura telefone ese wakomera ko udutaransfera amafaranga nkakora kuri banki ngashyira ku yawe. Undi aramubwira ati nta kibazo. Daniel rero yese amubwira ati noneho nyohereza konti yawe ya banki ndaza kukohereza amafaranga yawe ntugire ikibazo. Ari nako rwose Daniel yese agenda kuko umukire nta magambo menshi bamugomba kuvugana niba akazi wagakoze arakwishyura nta kibazo. Gusa boss ntuza Paul yabiririye minki ariko nakundi kuri yari kuba yabigenza
kuko nawe ni umuhashya bishakira ibiceri kugira ngo arebe ko ubuzima bwe bwakwicuma. Ntibyatinze haciyeho iminsi batwiretse rwose umubosi wacu nyiri company Daniel yicaye mwimbere yicaye muri office zamwumiye yibaza uko bigenza, yibaza ukuntu azabwira umukobwa ukuntu bazahuzamo. Yahise ahamagara avuga ati Alejandra hano yari ari muri office yaramwitabye aramubwira ati Karame boss ese urankeneye. Ntibyatinze ko amaze kumva ko boss amuhamagaye, Daniel yacu yese areba inyuma kugira ngo bataza kuza guhuza amaso. Ese mu by'ukuri Daniel agiye kubwira iki Alejandra ko turi kubona afite ubwoba bwinshi. Alejandra aramubwira ati rero boss nakwitabye rwose mwagira icyo mumbwira. Akimara kumva ko Alejandra yaje yari afite ururabyo mu by'ukuri yagira ngo amukorere surprise. Yahise afata rwa rurabyo araruzana aramubwira ati akira. Undi aramubwira ati se zino nabyo ni iziki? Umusore aramubwira ati rero izi ndabyo ni izawe, ndagira ngo ngukorere aga surprise ngira ngo nanagusobanurire neza uburyo kimukundamo kandi nkwimvamo bidasanzwe. Alejandra aramubwira ati mfite akazi kenshi ndagiye. Boss wese amubwira ati garuka gakeya uze nkubwire. Ese Alejandra waretse gukomeza kugenda unyirengagiza? Ni amagambo Daniel yabwiye Alejandra. Ukomeza kunyirengagiza uri kugerageza kwica amaranga mutima ngufitiye. Natandukanye n'uriya mukobwa kugira ngo basi byuze ndibe ko byuze wampundagazaho urukundo rwawe n'ubwo naguhemukiye. Mura buri gihe ngusaba imbabazi kugira ngo basi byibuze nzakomeze guhuza nawe. Winyirengagiza kuko nukomeza kunyirengagiza ntabwo nabaho nagufite. Alejandra yaramubwiye ati rero ntabwo ndi gushaka kukwirengagiza. Undi ati se ko ndi kubona ari byo uri gukora cyane, wambabariye please ko nkeneye gukomeza kugumana nawe. Wimpemukira. Alejandra yaramurebye ati ndabizi neza ubushize warambabaje, ndacyafite ubwoba bwinshi kuko ntacyo utakoze kugira ngo ubabaze umutima wanjye. Daniel yaramubwiye ati se basi byuze nkuri iki kugira ngo wemere neza ko ngukunda kandi ngukunda byanyabyo. Alejandra yaramubwiye ati rero ndi kubona rwose nakutageze umaze igihe kinini, reka manjye mbikwereke neza yuko nanjye nshobora kuba nahuza nawe. Yarabyemeye. Yo Daniel yaramubwiye ati humura. Ati se basi byibuze urabyemeye? Alejandra akomeje kumutegereza n'ubwo ati ndabyemeye bite n'igihe umaze igihe kinini unyereka ko nkunda, ariko babara byibuze unsezeranye neza kutazigera undisha umutima cyangwa wongere umemukire bene kano nk'ubyo wankuriye ubushize. Daniel yaramubwiye ati humura, ngiye kukwereka ibitangaza, ngiye kukwereka ko ari we mukobwa wa mbere ukunzwe kuri iyi si. Nzaguhereza urukundo utigeze uhabwa na ruke na rumwe rwo rwose. Wowe mbabarira unyemerere uze mu mutima wanjye, unyemerere ubane nanjye, unyemerere wemere guhuza nanjye. Ndabizi neza ibintu byose bizagenda neza cyane. Yo twasize urukundo rwabo rukomeje kuba urukundo. Nkomeza kubasaba gukanda subscribe. Kino cyari igice mwari mwaransabye ngo nzabahereze. Anako rwose twakomeje kubona abantu bari muri company babona ukuntu boss babasigaye kundana na Alejandra. Byabaye ibintu byiza cyane. Yo genda bakunda cyane. Nge Twitch mukomeje kubana nawe. Imana ikomeze ibandindire kandi nawe jya muri video zanjye nyinshi zihari, video zimeze neza zikoze neza cyane, uzirebe zirahari kandi zimeze neza cyane kandi wagakunze kandi nyinshi. Rero subscribe yawe komeza kubikwibutsa. Imana ikomeze ibandindire.